nese gitafu ubu ngubu koko kumbona sinzi uko byagenze zeru ukuyemo zeru ugakubona zeru ugateranya zeru ni kangahe ubwo ufashe zeru ukuyemo zeru urongera ureteranyije wahita ubonamo ubusa nacyo ndamubare wahita ujya mayinazi nta mubare wabona. Mayinazi ni iki? Mayinazi ni kwa kundi wafashe imibare ukayicurika ukayigurisha warangiza kuyigurisha wajya Nyabugogo bakakubwira ngo wahiye. Yana usko bikase Nzovu ndashaka kumbabera usome hari ahantu. Hari ahantu ari akapa k'icyatsi kariho abantu nk'abangaye. Kari akantu ugasoma kose ukakarangiza. Ngewe ndahita nkwishyura ayo mfite nona. Urashaka ngaye? Ndanakubaza umbwira ayo ushaka. Wihege ngwino wasome hano. Ariko wareba azane tuwarebe neza ku buryo arasoma. Ariko wareba biri gusoma. Hano biri kugaragara. Okay. Ndoburi mutavuga ko bona hegera. Oyereka nundi mo kwareba. Uko wareba? Ari handitse ngo émergence à Sambi port. No kuvuga ngo emergence à Sambi port. Nuko ko hano hari icyobo gikusanyijwemo amabyi yose yo muri aya mazu. None se burari abagamba ari atatu. Emergence ya Sandipo. Amabyari rwago ko Po ni nkiri abana baniyamo. Baguhaye miliyoni. Sibyo? Bakaguhitishamo kuguha miliyoni. No kugambanira yakangafungwe umwaka umwe. Wahitamo iki? Afunga umwaka umwe. No kuguha miliyoni. Reka nkubwire. Ya miliyoni ntayo nafata. Nge naryo nzovu bakamufunga. Oya nge ndabizi ntunkunda nyine. Oya umwaka umwe y'amafaranga bayamaye miliyoni imwe nayagusubirishamo ukaryamo neza umwaka ntabwo ari mwinshi umwaka ni igihe gito uri muri gereza umwaka ni kugira ngo usura buri kuwa gatanu uzi ko turimo gukora amafaranga menshi muri iyi minsi ukabukora umwaka ugizwe tugiye gukuba umwaka ugizwe n'iminsi 360 akwamaga ni miliyoni imwe ni makeya kandi ku munsi cyakora ari nyeshanu ku munsi ari nyeshanu ugakubitamo imyaka ibiri ku munsi amafaranga make dukorera ngena umuntu umwe n'ibihumbi 30 tubare ibihumbi cyangwa tubare 20 tubare 20 mufate 20 mukube n'iminsi 360 mumva amafaranga arimo nakwemera yakanakwemera amafaranga ukaza ukayakorera ngiye singufungisha hejuru bamaye miliyoni oya Nwese bahizi aho kugira ngo umare umwaka muri gereza no kumara umwaka n'igice mu bitaro wahita mwisha umva none nakwemera nkamara umwaka umwe muri gereza none uranabibeshye rega bura kumara umwaka umwe n'igice mu bitaro hari ibyo famille yawe itakaza ngaho kunsura ngaho kungemura ese muri gereza aho nusuru muri gereza uburyo ibiryo bya leta sibyo uburyo ibiryo bya leta kiriyagi aho kwa muganga urugo rwawe ruba rurimo guhomba ngiye kwishakira umugore ibintu by'indaya rwose parike igihe nasambaniye ni kirekire cyakora ningira amahirwe nkajya kwipimisha ngasanga nta sida mfite sha n'indaya nzahita nsezera ku ndaya burundu sida uzayibura ariko wowe wagiye kuzita indangamirwa kandi ari indaya kubera ni indangamirwa tujye tuzubaha noneho murazirangamira urayibona ukarangamura ntabwo sida izaburamo niko nzovavuze wapfukamye nkagusengera unsengera uwo turi pasiteri pasiteri nzovu ndapfukamye umusengero murambikaho ibiganza aho se yaka tuvugisha ukuri ko ninjoro twari turi hajya ni kuri baoba ni he kakabari namuherekeje mugeza ngemeruka stade ahita afite akamoto yerekeza he na Ruveshi ikaramo nese wowe kuki wahise uza hano ugahita uza ku ndangamirwa utandukanye na sheri mwese ko yambwiye ngo azambamuza ariko tumaze kwipimisha niyo mpamvu uza mu ndangamirwa kugira ngo umuntu aze kunsura agenda atanansamuje
wowe nanjye tubishaka nahise niyaranja rwose abagore irandaye ni n'umusore yari kuguhita cyari kunyica pe si wenda yaba ari n'akaraya gato gato ku buryo twajya mu mitsi ubonye ukuntu ari igisore wabonye ibuna afite mfite buno ariko shana riseseyeho navuze ati ufite nimero zose ngo umpe nanjye muhamagare nanjye mubomore ndazigwa urazimba ariko mu kugenda uyafite nditwaza amabuye abiri mu mufuka mama kwini araterura akajugunya uriya we noneho araguhita wabonye ukuntu ari umusore afite ibuno shaho tutaratandukana uzuvuga amadaha akunda kumbwira urikaya ijambo kwikaya ryarabaye kwikaya namwe nishusho niba kwikaya ari byo bizanandukanye nawe iyaremye isekarema n'ijuru izadutandukanye biraba turarangizanye neza wakomeje kumva ikiganiro ku ruhande wowe igitekerezo cyawe ni iki igitekerezo dusabye urabona ko we arashaka kubaka ariko ubona ikintu ni ukuvuga ngo wenda yakwiye kuganirizwa ntabwo umwanzuro wo kuva mu rugo ahubwo umwanzuro ni ukureba ikibazo gihari ni ikihe kibazo gihari ubundi umugore n'umugabo muba mwabaye umuntu umwe sibyo umugore n'umugabo muba mwabaye umuntu umwe biba kugira ngo umugore yumve umugabo n'umugabo yumve umugore ndimo kubyumva nyine ibyo gitafu avuze koko umugabo n'umugore baba babaye umwe noneho iyo umugabo noneho amaze kugutera inda kuko amaraso yanyu aba yahuye bitewe n'uwo mwana mugiye kubyara wanyu mwembi rero niyo mpamvu wowe dusabe yakamwana ugomba kumenya uko ateye ukamenya icyo yanga nimba avuze ati ngo ibintu byo mu rugo ntukabizane hano mu biganiro ariko nanone hari ikintu kimwe purize twumvikane buriya ku rugo ku mpande zombi umugore niwe mutware w'urugo kuko umugore niwe mutwe w'urugo yego bivuga mu mvugo hanze hano bivuga ko umugabo ari umutware w'urugo ariko barambeshya umugore niwe kizigenza w'urugo biba bisaba kugenda yes niwe driver niwe ubutwaye iby'urugo yes barakuvuga ngo ukurusha urugo ukurusha umugore ukurusha umugore abakurusha urugo baranavuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'uwite yego ariko umugore mubi umuhabwa n'agasozi arutwa n'iki arutwa na radiyo cyangwa televiziyo cyangwa akarutwa na x aho umugore uba ufite akakugira watari umugabo n'urushyi ukaba wamurya ariko twumvikane buriya bavuze rero ngo